Sasira ugire ubutaka bwiza n'ibihingwa byiza. Abahinzi baba bifuza guhinga imyaka yabo mu gihe cy'izuba nubwo nta mazi ahagije yo gukuza ibihingwa byabo yaba ahari. Mu gukora ibi, abahinzi bashobora guhinga ibiribwa byinshi ndetse bakabona amafaranga menshi. Ariko guhinga imyaka mu gihe cy'izuba ntabwo biba byoroshye. Iyo nta mvura igwa, ubutaka bushobora kuma vuba. Abahinzi bashobora gutakaza imyaka yabo, bityo bagahitamo kuraza ubutaka bwabo. Ariko hari uburyo bwo guhinga ibihingwa, ukanakomeza kubika ubuhehere mu butaka igihe kirekire. Muri aya mashusho, turiga uburyo bwo guhinga imboga n'imbuto mu gihe cy'izuba, dutwikiriza ubutaka ibisigazwa by'ibyatsi byumye. Ubu ni uburyo bworoshye bwitwa gusasira. Ariko mbere y'uko tureba uburyo bwo gusasira, reka turebe inyungu zitandukanye zo gusasira. Gusasira bituma ubutaka bugumana ubuhehere kandi bikabika amazi igihe kirekire. Mbere nta musaruro twabonaga muke kubera kubura amazi, ariko ubu kubera gusasira dushobora guhinga imboga dukoresheje amazi make. Gusasira bituma ubutaka bwacu bukonja, dukenera amazi make tugasarura byinshi. Gusasira bituma iminyorogoto myinshi n'ibindi binyabuzima bikura kuko bibona aho biba. Iminyorogoto ituma ubutaka burumbuka kuko icukura imiyoboro mito ituma amazi agenda mu butaka byoroshye. Ibyo wasasije nabyo bigenda bibora buhoro buhoro, bigakora ifumbire y'umwimerere, maze ubutaka bwawe bukarumbuka cyane. Ariko gusasira nabyo bigira inyungu zo gukomeza kumeza imyaka yawe mu bihe by'ubukonje ndetse n'ubushyuhe, nk'uko bisobanurwa n'umuhinzi Monahur Adasur. Mu gihe hakonje cyane, iyo ntasasiye, imbuto ifata igihe kinini cyo kumera cyangwa ntinamere neza. Gusasira bikora nk'ikirangiti cy'ingemwe. Shyira isasi ireshya n'urutoki rumwe mu bujyakuzimu ku mutabo w'imbuto kugeza igihe imbuto zimaze kumera. Imbuto iyo zimaze kumera ushobora gukuraho isaso. Nakoze umutabo w'igihingwa cy'urusenda, kandi imbuto zizamera mu minsi 3 kugeza kuri 4. Iyo zimaze kumera, duhita dukuramo isaso ako kanya. Iyo tutayikuyeho, bituma ingemwe zangirika. Gusasira kandi bigirira akamaro imikurire y'ibihingwa, kubera ko gusasira bidindiza imikurire y'ibigunda mu gukingiriza urumuri rw'izuba ikigunda gikenera kugira ngo gikure. Noneho ubwo tumaze kumenya ibyiza byo gusasira, reka turebe ibikoreshwa nk'isaso n'uburyo ushobora kubikoresha mu bihingwa bitandukanye. Ushobora gukora isaso uvanye mu bimera byumye nk'amababi y'ibyatsi cyangwa ibisigazwa by'ibiribwa. Ushobora gutegura isaso ivuye mu bintu bimwe nk'ibyatsi by'umuceri cyangwa ibyatsi by'ingano. Cyangwa ushobora kuvanga ubwoko bubiri cyangwa bwinshi bw'ibimera byumye. Kusanya ibisigazwa by'ibiribwa byumye, ubwatsi cyangwa ibindi bikoresho byose by'ibimera kugira ngo ubikoreshe nk'isaso. Niba ibisigazwa by'ibihingwa bitumye bihagije, noneho birunda ahantu hegutse mu murima cyangwa ahantu bikerwaho n'umwuka, maze ubyanike iminsi 2. Isaso yumye neza ntabwo itera indwara iyo ari yo yose mu bihingwa. Isaso ikozwe mu mababi y'icyatsi izabora kandi ntizaramba cyane. Ubwoko butandukanye bw'isaso bushobora gukoreshwa mu bihingwa bitandukanye. Ku mboga nk'urusenda, inyanya n'ibibiringanya cyangwa intoryi, ushobora gukoresha ibyatsi byumye cyangwa ibishishwa by'ibinyampeke. Niba hari umwanya hagati y'ibihingwa, ushobora gushyira isaso hagati y'ibimera no hagati y'imirongo. Mpinga urusenda ku butaka bwirabura. Mbere yo gukoresha isaso, nagombaga kuhira imyaka yanjye rimwe mu minsi 2 kugeza kuri 3. Ariko ubu nifashishije gusasira, nkoresha amazi make kuko nuhira imyaka yanjye mu minsi 6 kugeza kuri 7.
ubutaka mu murima wanjye burahehereye kandi burera kuko ubu nkoresha gusasira. Maze imyaka 3 nkoresha ubu buryo bwo gusasira kandi mbona umusaruro mwinshi. आम्ही 3 वर्षापासून करतो. हे खूप आम्हाला फायदेशीर आहे. ku mboga nka shufureri, wotameloni hamwe n'ibindi byerera hafi y'ubutaka, shyira ibyatsi byumye n'imyanda y'ibisheke cyangwa indi myanda y'ibihingwa hagati y'imirongo yose kugira ngo ubutaka bugume bukonje. Gusasira biba byoroshye mu bihe ibihingwa byatewe ku murongo. शेतामधील पीक घेतल्यानंतर Nyuma yo gusarura twajyaga dutwika ibisigazwa by'ibihingwa, none ubu ntabwo tukibitwika, ahubwo tubikoresha nk'isaso mu mashu yacu. Ntabwo mbivanga n'ibishishwa by'ibinyampeke kuko bikurwaho n'imvura mu buryo bworoshye, kandi iyo bihushywe n'umuyaga bishobora kujya ku mashu bikayangiza. Ushobora gusasira mu buryo ubwo ari bwo bwose ahantu huhirwa, waba ukoresha imigende cyangwa kuhira ukoresheje ibitonyanga. Mu gihe wuhira, isasi izafata ku butaka cyane. Isasi igomba kuba ireshya n'urutoki rumwe mu bujyakuzimu. Isaso nyinshi ishobora guhagarika umwuka n'amazi kugera ku kimera, kandi bigira ingaruka ku mikurire yacyo. Niba isasi idafite umubyimba uhagije, ntishobora kurwanya ikigunda. Twikira gusa ubutaka bwambaye ubusa ukoresheje isaso. Ntuzigere utwikira ibimera. Igihe umaze gusasira ushobora gushyiraho ifumbire y'ibisukika cyangwa se uyivanze n'amazi. Ku bihingwa by'imbuto, ushobora gukoresha ibishishwa byumye. Sasira ubusitani bwawe cyane cyane nyuma yo gutera ibiti. Mu gihe ibiti bikura, reka amababi yaguye nk'isaso. Iyo igihe cy'izuba kimaze gutangira, shyiraho isaso uyizengurutse igiti, ireshya n'urutoki rumwe mu bujyakuzimu. उन्हाळा सुरू झाला का मी माझ्या डाळिंबाच्या बागेमध्ये मल्चिंग करत असतो. Iyo igihe cy'izuba gitangiye nkoresha ibisigazwa by'ibihingwa kugira ngo nsasire umurima wanjye w'imikomamanga. Nshyiraho isasi izenguruka ibiti, ngasiga intera ingana n'uburebure bw'intoki ebyiri hagati y'isaso n'igiti, kuko n'iyo isaso yegereye igiti kirabora. झाडाच्या खोडाजवळ जर टाकले तर खोड खराब होऊ शकते. Kimwe mu bitagenda neza ni uko isasi ishobora gukurura imbeba n'inzoka. Imbeba zihisha mu isaso kandi zirya imyaka. Ariko abahinzi bamwe babonye uburyo bwiza bwo guhangana n'ibi. शेतातील जे उंदीर असतात ते पिकांचे नुकसान करतात. Dukoresha imitego kugira ngo dufate imbeba, kandi dushyira amababi n'indabyo bya giridisiya mu mwobo w'imbeba mu murima. Impumuro y'amababi y'indabyo bya giridisiya byirukana imbeba mu murima. पानांच्या वासामुळे उंदीर पळून जातात आणि जेव्हा ते टाकलेली जे पाणी आहे ते वाळल्यानंतर त्याचे चांगल्या प्रकारे खत पण बनते. Mu gihe abantu bamwe basasiza amasashi yabugenewe, ariko ibi bigira ingaruka mbi zikomeye. प्लास्टिक मळमुळे उन्हाळ्यामध्ये जे हीट जमिनीची हीट प्लस सूर्याची हीट त्या हीटमुळे ना पानं Mu mpeshyi ubutaka burashyuha ku buryo amababi y'ibihingwa yuma maze imyaka yawe igapfa. Nabwo kandi ntidushobora gushyiraho ifumbire y'imborera cyangwa ifumbire y'iminyorogoto tutiriwe tumena isashi. Nta yandi mahitamo tuba dufite uretse gushyiraho ifumbire y'ibisukika mvaruganda, ariko ikiruta byose nta mwuka ujya mu butaka. Bityo za miliyoni za bagiteri ziri mu butaka zirapfa, zikagabanya uburumbuke bw'ubutaka, ari nabyo bigabanya amafaranga twinjiza. Niyo mpamvu nizera ko gusasiza amasashe nta nyungu bifite. त्याच्यामुळे हे प्लास्टिक मळ माझ्या माहितीप्रमाणे तोटेच आहे. Reka dusubiremo ibyo twize. Gusasira ni uburyo bworoshye bwo kubungabunga amazi no guhinga imyaka mu butaka bwumutse. Gusasira bifata ubuhehere, bidindiza imikurire y'ikigunda, kandi bifasha iminyorogoto n'ibindi binyabuzima gukura. Iminyorogoto ituma amazi agera kure, kandi igafasha mu gutuma ubutaka burumbuka.
kandi nabwo iyo iboze isasi ihinduka ifumbire karemano. Ushobora gukora isasi ivuye ahantu hose habonetse, ibimera byumye nk'ubwatsi cyangwa ibisigazwa by'ibiribwa. Ku mitabo shyiraho isasi ireshya n'uburebure bw'urutoki rumwe kugira ngo urinde imbuto ubukonje kandi bizifashe no kumera, ariko kuraho isaso mu gihe imbuto zimaze kumera. Ku mboga mu gihe cy'izuba shyira isaso mu mwanya uri hagati y'umurongo w'ibimera kugira ngo ubutaka buhehere. Utwikire ubutaka bwambaye ubusa gusa, ntuzigere utwikira ibimera. Ku mirima y'imbuto shyiraho isasi izengurutse igiti ireshya n'uburebure bw'urutoki rumwe, ariko ntuzemere ko isasi ikora ku giti. Gusasira biroroshye kandi ikiruta byose bifasha mu kuzigama amazi, umwanya n'abakozi mu gihe kimwe no gukungahaza ubutaka bwawe no kuguha umusaruro mwiza. None kuki utabigerageza ku giti cyawe?